Hello fans, mezamte. Ya akanya tuvugana muri kuvugana ndi wawe Alex. Akanya mbaze ni business ushobora kuba wakorera amafaranga mu buryo butangaje. Ushobora kuba wakorera amafaranga mu gihe gito, abantu mufite impano yo gutumira. Mufite abantu mwatumira. Iyi niyo business mwuzaniye ku buryo ishobora kwiteguhindura ubuzima aka kanya. Ati ibintu byifashe gute? Iyi business ni business z'ama affiliate investment kwa business ushora amafaranga 5,000 ukaba watumira abantu ukinjiza amafaranga, ukaba wareba video, ukaba wasubiza ibibazo, ukaba utuntu umutwe ngutwo. None igitangaje wigiramo amategeko y'umuhanda. None amategeko y'umuhanda kwigiramo si ubuntu. Uragenda uyige, then umara kuyiga uzusubira, numara kwiga amategeko y'umuhanda uze usubiza ikibazo, ugisubiza ikibazo bakwishyura amafaranga. Reba kwiga noneho wishyurwa. Iki nicyo cyiza cy'iyi business. Reka nzinge muri business ngusobanure neza uburyo iyi business ikora. Iyi business kugira ngo uyinjire wishyira amafaranga 5,000. Wishyira amafaranga 5,000 ni ibintu biba byoroshye ya activation. Then iyo umaze kwinjira ikintu ukora niki? Iyo umuntu agutumiye uyishyuye 5,000. Ubwo niba ngutumiye ngewe urugero nagutumira wowe barahita baguha icyo bita bonus y'2,500. None wowe baragwa 2,500. Noneho ngiye wagutumiye nagutumiye barama amafaranga 2,350. Amafaranga 2,350. Hano gutumira habamo level 1, level 2, level 3. Urugero niba ngutumiye barama amafaranga 2,350. Then wowe baguye amafaranga 2,500. Then wowe nutumira undi muntu reka tuvuge urugero ngiyewe ndagutumiye ariko wowe uri umunebwe, sibyo? Wowe uri umunebwe gutumira ntago bizi, sibyo? Utumiye abantu babiri ngiyewe abo bantu utumiye ndabungukiraho amafaranga icyane barahita bami cyane kuri abo bantu babiri utumiye. Ubwo ndahita nkukura amafaranga 2,800 kuri abo bantu babiri utumiye bonyine. Abantu babiri utumiye bonyine, kuri abo bantu utumiye ndabona amafaranga 2,800. Then wowe abo ngabo urabungukaho kubera ko aribo bantu ba mbere utumiye. Wowe ubwo urabungukaho amafaranga agera ku 5,500, 5,600 I think, kuko umwe urajye mwukaho 2,350, 2,300 ndumva ari nka 4,700. 4,700. So urumva ako kanya urahita wemererwa kubikuza. Then nanjye namaze kwemererwa kubikuza kare kuko abo bantu mbungutse 2,800 asanga 2,350 nakwinjirijeho. So bivuga ngo asanga na 2,500 nanjye uwo ninjiriyeho nabonye amafaranga kanya mise nyabona ku bantu bangaye, ku bantu babiri bonyine. So noneho wowe wa muntu wundi uzatumira ureba ba bantu babiri umwe nagenda atumira babiri nabo nabanebwe. Umwe nagenda atumira babiri nawe urabunguko amafaranga icyane kuri buri muntu umwe, icyane. Ubwo bivuge ngo 2,800 bize ku 5,600 ngukiye kuri ba bantu babiri batumiye babiri. Noneho ngiye kuri ba bantu babiri batumiye abandi genzungukira amafaranga 650 kuri buri umwe. So it's a big business. Icyo bita chain. Aho ngo niho hantu dushobora kuba twakorera amafaranga hambere hadanje. So reka tuvuge noneho ugize amahirwe uzi gutumira. Tugize amahirwe yenda uzi gutumira, wowe yirebye ushobora kuba uzi gutumira. Ufashe iyi link ndayiguhaye utumiye abantu 10. Abantu 10 bose ugibonaho amafaranga 2,350. Ako kanya usuwinjiza amafaranga 23,500. Then 23,500 ba bantu 10 buri umwe atumiye abantu babiri. Ubwo bivuge ngo babaye abantu 20 baguturutseho. Abo bantu 20 urahita ukuba n'amafaranga cyane uyisinjiza amafaranga 28,000. None tuvuge abo bandi banyuma bo nago bazi gutumira. Umwe atumiye babiri cyangwa atumiye umwe. So niba atumiye umwe bivuge ngo ugiye ba bantu 20 ubwo bagiye kuba 20. Noneho unguka amafaranga 650. 650 ugiye kunguka amafaranga menshi kuri chain kandi nta kindi kintu wakoze. Hano hantu ushobora kwinjiza amafaranga watumiye nta kindi wakoze. Hano hantu tugiramo uburyo bundi bwo kureba video. Iyo urebye video ya YouTube imwe baguhemba amafaranga 250
ku munsi batanga video ebyiri. TikTok uhabwa amafaranga 250 uhabwa video ebyiri. Bivuge ngo buri munsi kuri TikTok uzawinjiza amafaranga 500, kuri YouTube winjiza amafaranga 500. So tukagira utundi tubazo, tukagira trivial question, tukagira trivial earning, tukagira spinning, tukagira matching number. Ahantu ushobora gukora amafaranga make ni muri matching number. Ukumaka kubaza utubazo tw'imibare ugasanga nyine baguhaye amafaranga makeya. Spin naho ni amafaranga menshi ariko nagira aba updated ubu ngubu. Akabaza ama trivial earning ushobora bakubaza ugenda nyine ugasubiza utubazo ukajya habwa amafaranga. Utwo bita AdSense balance. Ads balance. Hano ni amafaranga hano ushobora kurara ukoreye amafaranga 500. TikTok naho ni 500, YouTube ni 500. So it's a big business. Iyi niyo business ushobora kuba ubonye uvuga ngo iyi business igomba kukuba yakugira umumaro. So wowe wiyizeye mu gutumira, wowe uzi neza ko ushobora kuba wabona abantu hafi 2 bonyine n'ubwo wabona 3, iyi business ishobora kukugira umumaro. Shora amafaranga 500 aka kanya. Wowe uza kugira ikibazo uze kudusanga kuri WhatsApp turaza kugufasha. Tugiye kuguha referral link kandi iyo ubishaka uhita winjira no muri group ya WhatsApp ukajya ugenda ukuramo amakuru agiye atandukanye. Group ya WhatsApp uyisanga hanga. Nawe uri kuyibona uhita ujya ukanda hanga ukahita uyijyamo. Ubwo ishaka gukompia link kugira ngo ube wayisharinga umanuka hasi ukaza ugakompia link ukaba watangira gusharinga ku bantu. So it's a big business. Kubikuza ni ibintu byoroshye, ubikuza kuri Momo no ubitsa kuri Momo. So wowe welcome, wowe ugiye kutujoininga, nizere ko uyu munsi uri kugendere neza kandi nizere ko iyi ari business igiye kuba yakugira umumaro. Naba ari wowe cyangwa ari undi uza kuba yakubuza kuba wakorera amafaranga y'uyu munsi. Thank you very much. Wewe wakoze subscribe ndagushimiye kandi wowe utarayikora it's time.